nibaza Izayi uyoboye ADPR urashobora gutinyuka kuvuga ngo Bibiliya ntabwo ari ijambo ry'Imana, ni ibitekerezo by'abanyaburayi batuzaniye ari igutunze. Murebe video nakoranye na Izayi bwa mbere akijya kwa ADPR ukuntu wanganaga, murebe nuko angana. Uwo mubyibuho wose ufite urawukesha iyo Bibiliya upfobya nk'ijambo ry'Imana. Babwima ureka mabwira impamvu mwotenze iki kintu nkakigaruka, kandi mbere najyaga mutsinda simuvuge. Nuko aravuze ngo Pawulo yabwiye Abakorinto ko umugore ntakavuge mu itorero, ahita avuga ngo ariko ibyo bintu ntabwo bitureba twebwe, byari ibintu bireba Abakorinto mu mico yabo. Iri ni ijwi rya Satani bivuze nkaryumva. Nkunda kubwira abantu ngo nyine Satani aravuga ukamwumva akavuga. Uyu ni Satani uvugiye mu muntu nk'uyu witwa umukozi w'Imana. Kubera iki? Nuko niba uvuze ngo ibi bintu abibwiye Abakorinto ntabwo ari twega abibwiye, murumva kimwe nababwiraga n'ubundi ko atemera Bibiliya nk'ijambo ry'Imana, kuko umaze gufata urwandiko rw'Abakorinto ibintu bimwe birimo bitareba abakristo bo mu Rwanda. Ni wa mugani n'umugani w'abandi bo bakunda kubivuga, nuko rero mubyihore n'iby'Abakorinto ntabwo ari byacu. Ariko niba twemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, nta nyuguti n'imwe ikwiye kuvamo itandeba. Wariko bangu ibi bintu birareba Abakorinto ntabwo ari twebwe bireba. Ukagaruka ukavuga muri Timoteyo ngo arimo arakotinga avuga abwira abantu bafite umuco wa polygamy, twebwe ntibitureba ntabwo ari byo tureba. Nezo ubwabo batazihurizaho. Niba Imana idukunda twese kandi inzu z'ukuri z'Imana akaba ari imibiri yacu, ni gute wowe utsimbarara ku gitsina? So umugore ni umugabo, ngo ukorera Imana n'uyu mu burenganzira bwabo. Ninde ufite ububasha bwo gukorera Imana kuri wowe Pamphile? Nago bikwiriye kuba waza hano ugahamya ukavuga ngo okay, reka twumve ko Bibiliya wenda bitewe n'igihe yandikiwe nta kigomba kuva cyangwa ngo cyongerweho. Yego birumvikana wenda, ariko hari namwe mu magambo benshi niyo bahindura bavuga ko atakigezweho, hari imvugo zitagikoreshwa. Kandi niba yaranavuze ngo Bibiliya ni umuco w'abanyaburayi, ngo Bibiliya ngo nago yandikiwe twebwe, ngo cyangwa se tugomba kuyifatiraho reference, ariko ngo akenshi na kenshi ni umuco w'abanyaburayi, wenda wahakanye ibyo yavuze. Ariko ukurikije ibiri muri Bible ni umuco y'abanyaburayi, kuko amateka avugwamo na yabo. Amateka avugwamo na yabo Pamphile, nawe urabizi. Niba warize theology ngaho mbwira aho wisanga hariya muri Bible. Uri umuhibu, uri umuheburayo, uri umuyahudi, uri umuki, uri umukorino, uri iki? Niyo mpamvu rero tugomba gufata zino nyandiko, wenda ntituzifate ngo tuzikoreshe mu buryo bwo gushaka gukangana, cyangwa se umwe ashake kugaragaza ko yize byinshi cyane kuba yarusha abandi. Ahubwo ikintu mugomba kuba mwakora ni ugusobanukirwa neza Bible ni iki, yaje igamije iki, yazanwe nande, cyangwa se ni yande, dukwiye kuyiga dute, tukigisha dute. Okay, ni byiza kuba warize theology. Ese theology wize ufite ubuhe bumenyi ku buryo wowe uza kubukangisha abandi? Niba umwe avuga igitekerezo cye uko wenda arasoma, murasoma igitabo kimwe ariko mwese murafatana mu buryo butandukanye, wowe uramwita umukozi wa shitani, kandi wenda ubutumwa atanga hari ababwumvishe neza bakeneye n'iyo message kugira ngo babashe gutambutsa ubwo butumwa bwabo. Hari abagore bashoboye kuba batanga ibitekerezo byabo mu buryo runaka. Nago rero kumva ko wenda ushobora kujyara kuri kamera ugatanga ibitekerezo byawe ukavuga ibiki, ntabwo ari byo bisobanuye ko uri umunyakuri. Abagore nabo bafite imbaraga. Yes, Bible nuko wenda wowe wenda ufite uko ubyumva, ariko nawe tugiye kuyisoma mu buryo butandukanye ushobora gusanga hari amakosa ari amwe n'amwe avugwamo. None se ayo makosa wenda niba harimo bitewe n'umwanditsi wenda yaribeshye, ayo makosa ntabwo akwiye gusorwa. Ese uranenga ubushobozi bw'umugore bwo kuba yaba pasiteri? Uranenga ubushobozi bw'umugore kuba yaba yayobora, yaba umukozi w'Imana? Uranenga iki? Kibazo kiri hehe ubundi? Nibaza Izayi uyoboye ADPR urashobora gutinyuka kuvuga ngo Bibiliya ntabwo ari ijambo ry'Imana, ni ibitekerezo by'abanyaburayi batuzaniye ari igutunze. Murebe video nakoranye na Izayi bwa mbere akijya kwa ADPR
ukuntu wanganaga murebe n'uko angana uwo mubyibuho wose ufite urawukesha iyo Bibiliya upfobya nk'ijambo ry'Imana reka mbabwire impamvu nkotenze iki kintu nkakigarura kandi mbere najyaga mutsinda simuvuge nuko aravuze ngo Pawulo yabwiye Abakorinto ko umugore ntakavuge mu itorero ahita avuga ngo ariko ibyo bintu ntabwo bitureba twebwe byari ibintu bireba Abakorinto mu mico yabo iri ni ijwi rya Satani bivuze nkaryumva nyamuna kubwira abantu ngo nyine Satani aravuga ukamwumva akavuga uyu ni Satani uvugiye mu muntu nk'uyu witwa umukozi w'Imana kubera iki nuko niba uvuze ngo ibi bintu abibwiye Abakorinto ntabwo ari twebwe abibwiye murumva kimwe nababwiraga n'ubundi ko atemera Bibiliya nk'ijambo ry'Imana kuko umaze gufata urwego rw'Abakorinto ibintu bimwe birimo bitareba abakristo bo mu Rwanda ni wa mugani w'abandi bo bakunda kubivuga ukuri no mu by'ihore n'iby'Abakorinto ntabwo ari ibyacu ariko niba twemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana nta nyuguti n'imwe ikwiye kuvamo itandeba wareka bangu ibi bintu birareba Abakorinto ntabwo ari twebwe bireba ukagaruka ukavuga muri Timoteyo ngo arimo arakotinga avuga abwira abantu bafite umuco wa polygamy twebwe ntibitureba ntabwo ari byo tureba abakunzi b'ibiganiro byacu rero dukomeze tubashimire ko mudahwema gukomeza kuba mwakurikirana ibiganiro tubagezaho na n'ubu turagarutse kugira ngo dukomeze kugenda twungurana ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye uyu muvandimwe rero yitwa Pamphile akaba akorera kuri Beura TV ni Beura niho acisha ibiganiro bye ariko ngira ngo ahangaha akenshi na kenshi yasaga nk'unyomoza ibitekerezo byatanzwe na Izayi umuyobozi mukuru wa ADPR mu Rwanda ubwo yavugaga ko hagiye kujya habaho n'abapasiteri b'abagore ariko Izayi mbere y'uko avuga ko hagiye kubaho n'abapasiteri b'abagore yari yabanje gutanga umurongo makwino Bibiliya Pawulo yavugaga mu Bakorinto yabwiraga ngo Abakorinto atabibwiraga Abanyarwanda cyangwa se atabibwiraga twebwe nyine binaha ko abagore badakwiye kuba abapasiteri kubera yuko urabona ko wenda inahaho bamubagiye abapasiteri bakavuga ubutumwa bwiza ndetse n'abantu bakabakura noneho uyu Pamphile we icyo abashimangira nuko ahangaha nkurikije uko namwumvise abashimangira ko abagore bagomba guceceka mu ikoraniro bivugwa mu Bakorinto bimwe Izayi yavugaga ko bigomba gukora iki bigomba guhinduka no kuvuga ko mu Bakorinto havuga ko mu Bakorinto 11 nubwo nibuka umurongo neza ariko havuga ko umugore akwiye gucecekera mu ikoraniro hagira icyo ashaka kuvuga akakibaza umugabo we bageze imuhira rero ibyo nibyo ngo ADPR igiye kuba yakuraho uyu muvandimwe rero we ntago yumva impamvu iki gitekerezo cyangwa se kuba abagore bacecekera mu ikoraniro kigize ute kigiye kuvaho ariko se mureke twibaza ikibazo ahangaha wa mugani Imana yijya gutuma ituma umuntu bitewe n'igitsina afite cyangwa Imana ituma umuntu bitewe n'ubushobozi imubonamo ni ikibazo tugomba kuba twakwibaza ariko umuvandimwe nawe numvishe arengera cyane kubera yuko niba Izayi ayoboye ADPR ariko uyu muvandimwe wakavuga ko ari puppet ari igikoresho cy'abantu runaka abo bantu runaka nabo adasobanuye neza abaribo baba bamukoresha urumva ko nawe ni ikibazo gute wowe uvuga ko umuntu ari igikoresho kandi nusobanure n'abamukoresha n'impamvu bamukoresha nicyo bagamije kugira ngo bamukoreshe noneho ugatinyuka ukavuga ngo kuba umuntu avuze ko wenda abagore bakwiye kuba bagira cyangwa se baba abapasiteri bavuga ubutumwa bwiza ukavuga ngo ni umukozi wa Satani ngo ni Satani ivugiye mu muntu ngo urabibona ni ikigaragaza rero ko akenshi na kenshi usanga n'izi nyigisho tugenda duhabwa n'abantu bagiye batandukanye hari igihe usanga ubwazo zifite ikibazo kubera ko usanga na bene nezo ubwabo batazihurizaho niba Imana idukunda twese kandi inzu z'ukuri z'Imana akaba y'imibiri yacu ni gute wowe utsimbarara ku gitsina si umugore ni umugabo ngo ukorera Imana n'uyu
mu burenganzira bwabo. Ninde ufite ububasha bwo gukorera Imana kuri wowe Pamfile? Ntago bikwiriye kuba waza hano ugahamya ukavuga ngo okay, reka twumve ko Bibiliya wenda bitewe n'igihe yandikiwe nta kigomba kuvaho cyangwa ngo cyongerweho. Yego birumvikana wenda, ariko hari namwe mu magambo benshi niyo bahindura bavuga ko atakigezweho, hari imvugo zitagikoreshwa. Kandi niba yaranavuze ngo Bibiliya ni umuco w'abanyaburayi, ngo Bibiliya ngo ntago yandikiwe twebwe, ngo cyangwa se tugomba kuyifatiraho reference, ariko ngo akenshi na kenshi ni umuco w'abanyaburayi, wenda wahakanye ibyo yavuze. Ariko ukurikije ibiri muri Bible ni umuco y'abanyaburayi, kuko amateka avugwamo ni ayabo. Amateka avugwamo ni ayabo Pamfile, nawe urabizi. Niba warize theology, ngaho mbwira aho wisanga hariya muri Bible. Uri umuhibu, uri umuheburayo, uri umuyahudi, uri umuki, uri umukorino, uri iki? Niyo mpamvu rero tugomba gufata zino nyandiko, wenda ntituzifate ngo tuzikoreshe mu buryo bwo gushaka gukangana, cyangwa se umwe ashake kugaragaza ko yize byinshi cyane kuba yarusha abandi. Ahubwo ikintu mugomba kuba mwakora ni ugusobanukirwa neza Bible ni iki, yaje igamije iki, yazanwe nande, cyangwa se ni yande, dukwiye kuyiga dute, tukigisha dute. Okay, ni byiza kuba warize theology. Ese theology wize ufite ubuhe bumenyi ku buryo wowe uza kubukangisha abandi? Niba umwe avuga igitekerezo cye uko wenda arasoma, murasoma igitabo kimwe ariko mwese murafatana mu buryo butandukanye, wowe uramwita umukozi wa shitani, kandi wenda ubutumwa atanga hari ababwumvishe neza, bakeneye n'iyo message kugira ngo babashe gutambutsa ubwo butumwa bwabo. Hari abagore bashoboye kuba batanga ibitekerezo byabo mu buryo runaka. Ntago rero kumva ko wenda ushobora kujya kuri kamera ugatanga ibitekerezo byawe ukavuga ibiki, ntabwo ari byo bisobanuye ko uri umunyakuri. Abagore nabo bafite imbaraga. Yes, Bible nuko wenda wowe wenda ufite uko ubyumva, ariko nawe tugiye kuyisoma mu buryo butandukanye ushobora gusanga hari amakosa ari amwe n'amwe avugwamo. None se ayo makosa wenda niba harimo bitewe n'umwanditsi wenda yaribeshye, ayo makosa ntabwo akwiye gusorwa. Ese uranenga ubushobozi bw'umugore bwo kuba yaba pasiteri? Uranenga ubushobozi bw'umugore kuba yaba yayobora, yaba umukozi w'Imana? Uranenga iki? Kibazo kiri hehe ubundi? Umukozi wa Satani ngo Izayi ni umukozi wa Satani? No, ntago bikwiye kugera aho ngaho. Izayi rwose ari uba warengereye. Wenda wakavuze ukoresha imirongo wa mugani wawe, ariko iyo mirongo nawe utanga iyo muri Bibiliya hari indi iza ugasanga itandukanye nayo, cyangwa se irayivuguruza. Mukwiye gusobanurira abantu rero, mukababwiza ukuri, mukareka gusa naho muhangana mu magambo. Ngo uyoboye ADPR ngo yavuze ibi, ngo ariko ngo nango yize, ngo numvishe unasobanura ngo yize ngo indimi. Yes, ni wenda yize indimi nibyo, wowe wize theology. Niba warize theology ngo wahungaga ko vuze ko ngo abagore bazagera igihe baba pasiteri, ikibazo nuko umugore azaba pasiteri, nuko azatambutsa message, ikibazo zabikihe kuri wowe kizakubangamira? Ko ari cyo kibazo ngewe nibaza hagati aho ngaho. Ni ikihe kibazo uzagira kizakubangamira? Utinya kuvuga, utinya gusobanura. Kuba rero wagira ubushobozi bwo kuba waba pasiteri uri umugore, ntabwo tubitindaho, kubera yuko n'ibindi bikorwa bitandukanye abagore barabikora kandi bakanabikora neza, kandi n'abavuga ubutumwa barahari, nawe urabizi, kandi babikora bakanabikora neza. Ni wajya hariya ngo uhakane ko wenda abagore batabishoboye? Sinzi impamvu rero ukomeza kuba watsimbarara ngo yavuze ko wenda ngo ari imyumvire y'abanyaburayi. Yes, amateka menshi avugwamo ni ayabo, ndetse n'ababyanditse n'abasobanuye ibiki n'ibiki ni ibyabo. Niyo uwavuga gutyo rero ni wamugaye, ahubwo ukwiye kubanza kwibaza ngo kubera iki yatinyutse kubivuga gutya muri ubu buryo. Kubera iki yatinyutse kubivuga muri ubu buryo? Ibi bintu si ibyanyu. Niyo mpamvu akenshi na kenshi usanga wowe udahuza n'umuyobozi wawe, kandi mwese muri bamwe muri no gusoma mukoresheje igitabo kimwe, ukaza ukamuvuguruza ukoresheje cya gitabo, nawe yaje akagira ute agasomera imbere y'abantu. Rero niba umugore wumva ko adakwiye kuba yaba umupasiteri nk'uko wenda wowe ubyumva, ibyo ni imyumvire yawe, wenda ni ibintu bishobora kuba byaganirwaho. Ariko kuba ADPR wenda yaravuze ko hashobora kuba habaho abapasiteri b'abagore, ni ibintu byumvikana. Wenda niba ADPR yararebye ikabona bashoboye, sinumva ukuntu wowe rero waza ngo uhindure igitekerezo bo baba barafashe.
bakiganiyeho, bagitekerejeho, ndetse na bamwe muri bo baragaragaje ubushobozi bwo kuba baba abapasiteri. Pamphile rero rwose wenda hari igihe kizagera nawe ukivuguruza, cyangwa se bitewe n'imyumvire yawe ukagenda ugira uburyo ki urushaho gusobanurira abantu uko ubyumva, ariko n'abandi uko babyumva ntabwo bisobanuye ko bavugiwemo na Satani. Ni imitekerereze yawe, wenda ushobora gufata abantu ukabahuza n'icyo ushaka, ariko ukwiye kubanza gusobanukirwa ukuri n'inyito z'amagambo, cyangwa se ugatandukanya ubushobozi bw'umuntu ni icyo ashoboye, ukabutandukanya n'igitsina. Ashobora kubishobora neza kurusha n'abagabo kandi ari umugore. Icyo cyo ugomba kugisobanukirwa rwose. Wenda uzagenda nawe usobanukirwa, ariko njye ntago numva ko ikibazo cyakabaye ku bitsina, ahubwo ikibazo cyakabaye ku bishobozi. Wenda ukavuga ngo abagore babikoze babikora nabi, cyangwa se gutya na gutya, ariko nawe urabizi ko hariya bugiye gwirabibuza. Wenda reka tubyumve ko Bible ibibuza, ariko hari ryari, ubu turi ryari? Hagati aho rero reka dushimire mwebwe mwakoze subscribe. Ibiganiro byacu nakagaruka, turaza gukomeza kugenda dusesengura ingingo zigiye zitandukanye mu buryo butandukanye. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukuba wabana natwe.